Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Izina ry'Imana yacu nirishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana mu ijuru no mu isi. Ndagusuhuje nkwifuriza amahoro y'Imana, byuka urabagirane kuko umucyo wawuje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None turi kuwa gatandatu, itariki zo ni 11, ukwezi ni ukwa 4, umwaka ni 2026. Uyu ni umunsi wishimwe, uyu ni umunsi Imana ije gusohorezaho isezerano yagiranye nawe. Hari isezerano Imana yagiranye nawe, hari isezerano Imana yavuze kuri wowe ko izakugirira neza, ko izakujya imbere ahataringaniye ikaharinganiza, ko izakubambira amahema, izakwambutsa imisozi, izakuzengurutsa amahanga. Ndetse iryo sezerano Imana igirana nawe iravuga ngo ntabwo uzapfa uzarama, kuko uzinjira mu mva yawe ushaje rwose. Ibyo Imana yarabivuze, kandi imvugo y'Imana, icyo Imana ivuze kingana n'icyo ikoze. Ibyo yavuze uyu munsi nibyo ije gusohoza. Ije kubisohoza ku buzima bwawe, ije kubisohoza mu muryango wawe, ije kubisohoza ku rubyaro rwawe, ije kubisohoza. Imana yarabivuze, kandi igihe ni iki ngo bisohore. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. None turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya, ibice byaho ni 6. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Haranditse ngo nimuze tugarukire Uwiteka, kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza, niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa, kandi tuzabaho turi imbere ye. Dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambitse, nta kabuza azatuza hameze nk'imvura, nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Jambo riravuze nimuze tugarukire Uwiteka, kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza. Ndagira ngo mvugane nawe wowe unkurikiye. Ibigeragezo unyuzemo, intambara unyuzemo, ibyo uciyemo, byabaye byinshi, bigutera kugushidikanya ku Mana, bigutera kukwibaza ku mirimo yayo, biguteza kwibaza inzira zayo. Uribaza, ubyibazaho, ubitindaho. Ariko Imana ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Reka nkubwire, buretse kugenda ibigeragezo byinshi byari bikunamuye, ndetse wumvaga gusenga imbaraga zishize, ndetse wibaza ngo igihe wasengeye kudatabarwa. Oya, ibigeragezo urimo byose Imana irabizi, amakuba urimo uranyuramo yose Imana irayazi, ibiri mu rugo rwawe Imana irabizi, ibiri ku buzima bwawe Imana irabizi, uburwayi urwaye Imana irabuzi, ibigeragezo byose ufite Imana y'amahoro irabizi. Uyu munsi icyo usabwa ni kimwe: garukira Uwiteka, ongera umugirire icyizere. Imana yacu iracyashoboye, Imana yacu iracyashoboye. Girira Uwiteka icyizere, nicyo cyonyine usabwa. Urasabwa kugirira icyizere Imana. Imana nuyigirira icyizere gukora ko izakora, nuyigirira icyizere gutabara ko izatabara, nuyigirira icyizere guhindura amateka ko izayahindura. Jambo riravuze ngo nimuze tugarukire Uwiteka, niwe wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza. Imana ishimwe. Ibikomere ufite mu mutima wawe Imana irabizi. Ibyo bikomere Uwiteka Nyiringabo niwe uzabikomora, ako gahinda niwe uzakakumara,
ayo marira niwe uzayaguhoza. Garukira Uwiteka, garukira Imana. Imana izabana nawe, Imana izabana nawe. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa kandi tuzabaho. Nayimvuze ngo none hakira guhemburwa n'Imana. Reka nkubwire, hari ibintu byagukubise hasi, hari ibintu byamenaguye umutima wawe, hari ibintu byashegesha ubuzima bwawe, hari ibikomere ufite ku mutima, ariko Imana uyu munsi iravuze ngo ije guhembura ubuzima bwawe. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa. Ndagira ngo mvugane nawe, none hakira guhemburwa n'Imana kandi akira guhagurutswa n'Imana. Reka nkubwire, hari ibintu byari byarakuzahaje rwose, ariko Imana iraguhembuye. Hari ibintu byari byarakwicaje hasi, bizinesi yawe iragwa, akazi kawe bakakwirukanamo, uragenda, mu rugo rwawe rurasenyuka, ariko Imana iraguhagurukije. Zoni mashando wiribirifai, Imana iraguhagurukije. Ku munsi wa gatatu izaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu izaduhagurutsa. Ndashaka kukubona wandika muri comment, wandika muti nakiriye guhagurutswa n'Imana, nakiriye guhagurutswa n'Imana. Wandika muti nakiriye guhemburwa. Uwiteka aje kuguhembura, uje kuguhembura. Waruguye umwuma, waruguye isari, warurushye, waruremerewe, warunaniwe mama, warunaniwe papa, warunaniwe wa musore we, warunaniwe, ubushomeri bwari bukunanije, amadeni yarakunanije, ibigeragezo byinshi byari bikunanije, amagambo yarabaye menshi kuri wowe, ubukene bubaye bwinshi kandi ubutinzemo, uburwayi uratindanye nabwo, ariko Uwiteka araguhagurukije. Uwiteka araguhagurukije. Umva mvugane nawe, nonaha akira guhaguruka, nonaha akira kumarwa umubabaro, akira kumarwa umubabaro, akira kumarwa umubabaro, akira kumarwa umubabaro. Haleluya. Dushishikarire kumenya, tugira umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambitse, nta kabuza azatuzaho. Haleluya, haleluya. Uwiteka atungutse iwawe. Hari umugabo w'umunyamaboko utungutse iwawe, hari umugabo w'umunyamaboko utungutse mu buzima bwawe. Nonaha ndagira ngo mvugane nawe, we waruguye umwuma, we warubuze, wibazaga ngo mbese biranyura mu zihe nzira. Inzira bigiye kunyura mu Uwiteka aratungutse mu buzima bwawe, atungutse mu mibereho yawe. Uwiteka aratungutse kandi atungutse ameze nk'umuseke, aratungutse. Haleluya. Atungutse azanye kurabagirana kwinshi, kurabagirana kugiye kuba mu rugo rwawe, kugiye kuba ku buzima bwawe. Ibyawe byose bigiye gushayininga, ubuzima bwawe bugiye gushayininga, kuko Uwiteka araserutse. Iyo Uwiteka yaserutse, byose byakwitaje birakwegera, byose byakwitaje biragushakisha, kuko Uwiteka yaserutse. Uwiteka araserutse mu buzima bwawe, Uwiteka araserutse mu muryango wawe, Uwiteka araserutse mu bana bawe. Araserutse. Akira kugirirwa neza n'Imana, akira kurengerwa n'Imana, akira gutabarwa n'Imana, akira amahoro aturuka ku Uwiteka Imana, akira umunezero uturuka ku Uwiteka Imana, akira ubuzima buturuka ku Uwiteka Imana, akira ihumure. Imana izanye ihumure mu buzima bwawe. Imana izanye ihumure. Mvugane nawe, Imana izanye ihumure. Nonaha hari ihumure Imana izanye, hari ihumure kandi ngo azaza nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Umva ariko iyi mvura yaguye, ubutaka burasoma rwose. Uwiteka ubwaje, umva byose byari byarakunanije biracyamutse. Umva amahoro byo kurabagirane ko ku mucyo wawe uje. Mana, ndagushima ko ubohoye abantu bawe, ndagushima ko uhembuye ubwoko bwawe, kandi ubuhembuje imbaraga zawe, ubuhembuje gukomera kwawe, ubuhembuje ubutware bwawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Ndagushima kubw'imirimo yawe, ndagushima kubw'ineza yawe, ndagushima ko ukijije abarwayi, ndagushima ko ubohoye ababoshye, ndagushima ko uruhuye indushyi. Haleluya. Mana, abari bafite umutima wihebye, abo ngabo urabatabaye kandi urabarengeye rwose. Bamaze umubabaro, bamaze agahinda, icyubahiro n'ikibi cyawe Kristo. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Urakoze Mana ko muri iki gitondo kibaye igitondo cy'umugisha kandi kibaye igitondo cy'ubutabazi. Mu izina ryo ryera Yesu Kristo. Amen.
Imana y'amahoro iguhereza umugisha, Imana ikugirire neza. Wowe ugiye gufata iri jambo, ubu buhanuzi bwoherereza abantu 5, inshuti yawe, umuntu ukunda, mwoherereze buno buhanuzi, umubwira uti akira buno buhanuzi, bumwoherereze inshuti yawe, bumwoherereze, uwukunda bumwoherereze, none aha bumwoherereze, kuko Yesu arashoboye, nta kintu kimunanira. Ukibikora umugisha w'Imana ukubeho. Kora subscribe niba utarayikora, kanda like, comment yawe ni ingenzi. Imana ibahe umugisha, by'ukuri abagirane kuko umucyo wawe uje. Shalom, shalom.